Yes, uyu munsi dutangiye agafilime gashyashya. Agafilime dutangiranye umukobwa mwiza hano, umukobwa usa naho yasinze. Hari abasore hano basa n'abataximeni. Ndabona bari ku iperu cyangwa se ku gasima. Umukobwa yaje ababaza ati ese ninde uri buntware? Ati ninde uri tayari kuntwara? Ati ati ngewe ndagutwara kabisa, wakwinjira mu modoka yanjye. Umukobwa yasinze cyane. Uko bisa kose uyu mukobwa uko ateye byonyine biteye ubwuzu. Gusa yavuze ati uyu ndamutwara tu. Baramubwiye bati ariko witonde, abakobwa basinze bakora amabara cyane, witonde cyane. Ariko n'ubundi iyo basinze biba byoroshye kubatwara n'ibintu byabo, bisa nkaho ndi bumukureho ikintu. Kumbi umukobwa isa nkaho yisindishije, yarabumvishe ibyo bamuvugagaho, ariko iyo nta kibazo. Turiya mukobwa kabisa turabona ibyiwe birangiriye aha ngaha. Bisa nkaho uyu mukobwa yisindishije. Ese agamije iki? Kurikira agafilime biraza gusobanuka uko ugenda ugakurikira. Umukobwa arimo arisinziriza, bisa nkaho ashaka kuneka aba basore mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umukobwa baramutwaye, nabo basigaye hano baraseka cyane. Umukobwa bisa nkaho arimo yisinziriza. Umusore yamubwiye ati wowe sinzira nta kibazo, ninkugeza aho nkujyanye ndakubwira ubyuke. Umukobwa ati urakoze cyane. Umukobwa arasinziriye, umusore nawe hano arimo ari kurivura kabisa. Ariko rero ndumva utakivuga sha, reka ndebe ibyo ari byo. Umusore yahindukiye nyuma, amukozeho umukobwa aranyeganyega nkaho uyu musore ashaka kumwiba. Umusore ni umujura mubi cyane, ni taximeni b'iki gihe. Ibintu byarakomeye kabisa. Umukobwa arisinzirije uko twabibonye kose. Imodoka yageze aha ngaha, imodoka nziza cyane, utumodoka twiza. Umva mukobwa, ndabona twahageze, byaba byiza usohotse. Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo, gira amafaranga yawe. Umusore yahindukiye gutya, amutwara amafaranga ku mufuka. Umusore ni igisambo kabisa, amutwaye amafaranga menshi cyane. Avuga ati wawu, aya yo ndayatwaye. Umukobwa we gahunda ye ntabwo tuyizi. Yasohotse arangije aravuga ati buretse gatoya, ngiye kuguha agatipu. Turashaka tipu? Ati ngiye kuguha tipu. Nivugira mu businzi bwe. Umusore nawe aravuga ati oya, ntabwo ari ngombwa. Umukobwa ati ngiye ndashaka kuguha tipu kabisa. Umukobwa akoze ku mufuka inyuma, abura amafaranga. Aravuga ati ariko amafaranga nari nyafite ku mufuka wanjye, yaba yagiye hehe? Ati bishoboke kuba amafaranga yanjye ari mu isakoshi, reka ndebemo. Umusore nawe n'urwikekwe rwinshi yahise avuga ati tuzasubira, sawa urakoze. Umukobwa yarumiwe, aravuga ati uyu nawe ambereye ikibazo. Bisa nkaho umukobwa arimo yisindisha kugira ngo agire amakuru yitarira hano. Ndabona nawe ntengushye, yaciyemo agakubo kuri uyu musore. Ndabona iyi ari kampani ibyo ari byo byose itwara abagenzi. Baciyemo iminota, wa musore yaragarutse hamwe ku iperu ryabo cyangwa se ku gasima. Kandi nabo bishoboke ko hari ikintu akuyeyo. Turabona agarutse vuba kabisa. Ati ya. Umusore aje yishimye, afite ikofi bya tare.
murabona amafaranga nkoreye uyu munsi angana nk'ayo nsanzwe nkorera icyumweru cyose. Nangahe se musaza? Tijyaba ni tipa guhaye se? Ngo tipa mani? Nta tipa w'ibikigoryi. Ngaya ntayamucomeye kandi ntiyamenya n'ibyabaye. Ati wangu turi umunyabwenge kabisa. Hano hari umusore umucomiza aravuga ati kubera iki mani kuki mukora ibyo bintu? Timereza aya mafaranga hano mani turayamusubiza kabisa. Igute mutwara amafaranga y'abandi? Tiyansubiza ya nayanjye wangu. Ati gute abakiriya batwizera ngo tubageze mu rugo kandi tubagezeyo ku mutekano mwarangiza mukamutangiye kubiba? Terega niyo bataye ibintu iyo basinze ntago bamenya niba babitaye, ariko ayo mafaranga ugomba kuyasubizayo mana. Banawe baramubwira bati ariko uku kwezi kuzarangira nta n'amafaranga ufite, kandi abantu beza ntago bakunze gutsinda. Yaba byiza ugiye ufata amafaranga menshi kuko ufite umugore urwaye uri mu bitaro. Sore aravuga ati nubwo mfite umugore uri mu bitaro kandi bihenze kumwitaho, ariko njyewe ntabwo nakwakira amafaranga aciye muri ubwo buryo. Ati nabo rero kuba uri kwitwara neza umugore wawe nyine arajya mu ijuru. Bivuze nk'aho bamubwiye bati nukomeza kwitwara gutyo birashiduka umugore wawe avuye mu mwuka. Timana reka twigendere, ngaho genda ushaka amafaranga mu buryo bwiza bwizewe wifuza kuba wabona utabanje gukora amanyanga. Vuga ati ntacyo ngiye ibyo bintu nibyo nzakora paka. Haciyemo ikindi gihe, haciyemo umunsi, amasaha arimo aragenda na filime yacu irakomeza. Urikira filime kuri channel yacu ajya acaho udufilime nk'utu ngutu. Wa mukobwa yaragarutse nanone, twe twamenye ibye arimo araza yisindishije. Ba basore baravuze ati noneho nandi mafaranga twiboneye, noneho ninjye ukurikira nanjye ngomba kumukuraho ikintu kabisa. Ariko rero ni ngewe mwana, ni ngewe. Ati wowe se si wamutwaye ejo, reka ninjye ukurikira. Ubwo aravuga ati ese inde wantwara? Ntari ngwino ngutware. Yewe ngwino ngutware hano kabisa. Teke nta kibazo, injira mu modoka yanjye. Umukobwa nawe kundi munsi yaragarutse. Ni karibu mu modoka mukiriya mwiza. Umusore nawe agiye gutwara uyu mukobwa. Ariko man tikoje wamutwaye nkaba mutwaye ukaba ugize amahane, tuwaretse kwikunda cyane. Reka nanjye ngira icyo mukuraho. Undi umukobwa byose ababyumva. Umusore yaramutwaye. Umukobwa nawe gahunda ye ni maneko mbi cyane. Arimo arashaka amakuru kuri aba basore. Afashe telefone ye asa nk'uwita hasi. Umusore ayibonye agira gutya arayifata. Abasore bashaka kwiba umukobwa. Ikira agafilime wowe karagenda gasobanuka kandi ni agafilime keza. Ati mukobwa wacu tukanguka, marivugisha kugira ngo arebe ibijya mbere. Gisore hano yakoze bya bindi by'iki gihe, ntabwo cyanyuzwe no gutwara telefone gusa. Umukobwa yarakibwiye ati bite byawe wowe, kuki utiyubaha wa muswa? Nyihanganire nakubyutsa gati nabonye wasinziriye kandi twe tugeze aho tugiye. Uyu musore we ni umunyamico mibi. Aravuze ati ariko njyewe nta kibazo cyanjye, njyewe ndiyubaha, ntago nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko n'ubundi wasohoka mugejeje aho agombaga kuviramo. Umukobwa we akunda gutanga amatipu. Ati reka nguhe tipu rero. Takira ni tipu bwa serivisi umuhaye,
kandi urakoze cyane. Igisore nacyo gisa nkaho gishinja icyaha. Nimwibye telefone hano. Nuko n'uwo yagiye, umukobwa asigara hano. Gahunda ye ni kuneka aba basore, sinzi impamvu arimo agenda abacisha mu kizamini nk'iki. Ufashe rwa rupapuro rwanditseho kampani ye, avuga ati uyu nawe ndabona imico yatari myiza. Uyu nawe yamucishijemo agasaraba. Aciyemo iminota, wa musore yaragarutse ku iseta yabo. Abandi nabo baba basigaye ahangaha baganira. Dore yaje yishimye, aravuga ati noneho uzanye iki? Tishati mureba ayampaye noneho, reba udufaranga mukuyeho. Yakubwiye iki se? Noneho wamukuyeho iki? Tishati ngo utu nitwo yampaye, ariko ntabwo byari bibi cyane. Wawe, wa mukobwa ni agatangaza. Ariko ikindi gihe yongera gusinzira ntabwo azamenya ibyabaye kabisa. Ariko rero ninjye uzakurikira. Ati none se wowe ntiwamukuyeho amafaranga menshi? Ariko n'ubundi ayo namukuyeho nanjye nayajyanye mu bakobwa n'ubundi. Ariko rero utangiza imipango yacu, ndabona utari kubikurikirana neza. Undi munsi nanjye ngomba kujyayo. No hari umusore wawiturije, abagenda bumva bareba kabisa, bakora amabara bihorera. Nzi amaherezo ngo biragenda bite. Tugeze ku wundi munsi nanone, wa mukobwa wacu yaragarutse. Ati noneho reba none aragarutse kabisa. Uyu ni uwanjye noneho. Abasore bombi nibo bakunda kumwiba. N'uyu nawe yicaye mu modoka, avuga ati noneho nindi uri bumutware. Noneho ubu ni ukumutwara gake gake, tugenda tumuhakeya ku buryo tumusiga iheru nta kintu azigaranye. Byumvikanyeho. Umusore nawe aravuga ati ubu ni igihe ugezweho rero. Gute se kandi uhindutse gute mani? Ko wavuze ko utakora amafuti nka yacu, uhindutse gute? Umusore aravuga ati ngiye mfite umugore urwaye, kandi ni ukumujyana kwa muganga. Ngiye kuba nakwishyurayo $10,000 by'idolari. Rero amafaranga mfite ni makeya ku buryo yaba yatabara umugore wanjye. Bisa nkaho rero nawe uje mu gakino neza, noneho wumvisha ko ubuzima buri kugukaraga. Rega abantu iyo bashatse kuba beza cyane n'ubundi bamugahinda gakabije. Abantu babi nibo bakunze gutsinda. Noneho mutware umusore witwa Alejandro. Ati congratulations shati, noneho turaza gusubira, tugenda ubikurikirana. Umukobwa yaraje nanone, bakunda asanzwe aza, yaje yahinduye utwenda noneho. Aje avuga ati noneho ninde uri buntware? Umusore aramubwira ati nta kibazo, injira hano. Umukobwa yarinjiye. Umusore niwe ugezweho nawe, reka turebe niba kuko nawe agiye kumwiba. Basaza, nawe genda umukureho ifaranga, iki nicyo gihe cyawe, kandi ntubyangize. Umukobwa yarabyumvise, n'uyu nguyu yagiye kubikora. Nimbizi kabisa. Dishati noneho reka turebe. Umukobwa gahunda ye ni ukwisindisha. Ahangaha yaje yivugisha utuntu. Namubwiye ati rero ndaviramo kuri rompo hepfo, kandi ndananiwe cyane. None se buri joro ujya mu birori ukaza wasinze? Umusore amubaza.
ahubwo aravuga ati hafi iminsi yose ngiye mba nisindiye. Umusore aramubwira ati rimwe ibintu bibi bizakubaho, abantu bazakubabaza, abagabo bawe bashobora kuzakubabaza, kandi wowe ukurura ibisambo uko uteye cyangwa se n'uburyo witwara, kandi rimwe na rimwe n'abataximeni bashobora kuzakugirira nabi cyangwa bakagutwara ahantu utazi bakakwiba ibintu byawe byose. Akibivuga umusore ahita akata ahantu. Umukobwa aravuga ati iyi ntabwo ariyo nzira nashakaga gucamo. Umusore aravuga ati hano ni iya bugufi. Ati oya ntabwo iyi ariyo nzira pe, inze umusore amujyanye. Uyu musore we afitiye gahunda uyu munsi. Yavuze ati njyewe ntabwo ari ahantu agombaga guca, ihumura ati ndakugezayo vuba, iyi ni inzira ya bugufi, mu minota 10 ushobora kuba nkugejeje mu rugo, ntugire ikibazo. Umusore nawe afite gahunda yo kwiba umukobwa. Wowe kurikiraga filime turareba iherezo ryabyo. Umukobwa we gahunda ni ukwisindisha. Umusore nawe yarebye umukobwa aguye agacuho, bimwe byo kwisindisha bisa nkaho n'ubundi bageze aho bagomba kugera, cyangwa se akaba ari hano ashaka kumwamburira amafaranga. Umusore yarahindukiye ati note hano ku gakapu k'umukobwa. Uyu mukobwa aroroshye kumwiba pe, uyu we ntabwo agoranye. Akiri aho telefone yamuhamagaye, ati bite ibihumbi 10 kandi ibihumbi 10 nayadepoza kuri konte se? Hari ayo nari nakiriye ariko nshobora kuyashyiraho. Ubwo arabyumva nawe hano, ati uyu nawe arandumbiye. Yahise afata rwa rupapuro, uyu nawe amucishamo agasaraba. Bivuze ko muri ba basore bose nta n'umwe muzima urimo. Umunsi wakurikiye baragarutse iseta yabo. Alejandro yaragarutse aba basore bagenzi be, ati noneho reka twumve gahunda y'umunsi, byifashe bite? Ndabona nta kintu, asa nkaho nta kintu yamukuyeho kabisa. Ati byagenze bite se musaza? Ati ejo byagenze bite? Utatubwiye ko tutigeze tubona ugaruka, tubamukuye hangahe? Ngo dore uko kireba, nta kintu cyamukuyeho, ni ikirezi. Erega wowe tubona n'ubundi nta mumaro, ntacyo uzimarira. None se wateganyaga iki brother? Tiko nta kintu wakoze, uzabyicuza nyine, kuko uriya mukobwa ni Imana iba yamukuzaniye ngo ugire icyo umukuraho. Wowe urimo uratwangiriza igihe gusa, nta n'andi mahirwe azongera kuza. None haragarutse sha, uyu munsi noneho ninjye umufata. Ati ni karibu, ati ni uwanjye uyu munsi, ngwino ngutware mukiriye, ngiye nkugezayo neza kandi byihuse. Barashwana, ati ni jyewe ugutwara. Umukobwa yarabwiye ati rero akanyu kashobotse, murashaka kuntwara mwongere kunyibasa? Ati Miss ntago twebwe twiba, turabashoferi beza. Ibyo byiza rero mungaruriye amafaranga yanjye na telefone yanjye mwatwaye. Muratekereza iki? Mushaka kwiba abanyantege nke bose b'abagore? Rero mwanyibesheho cyane, kuko ibintu byose mwakoze aho muhuriye n'uyu musore Alejandro. Alejandro ni umwana mwiza kandi we ikizamini yagitsinze.
ko baramubwiye ati sha watugambaniye sha ibintu byose wabishyize hanze. Umukobwa yarabwiye ati nta kintu na kimwe yigeze ambwira, njye ibintu byose nabyiboneye n'amaso yanjye. Ati mwebwe ahubwo muri abajura babi cyane, ikizamini cyabatsinze. Ati none se kuki utatubwiye ko uri boss w'iyi kampani? Avuze ati ngiye ni njye mushyashya ushinzwe iyi kampani. Ati nakoze test kugira ngo ndebe uwo nakomeza nkorana nawe, kandi Alejandro niwe wenyine watsinze ikizamini, kubera ko afite umutima mwiza kandi yubaha buri umwe, kandi nubwo afite ibibazo ntabwo yigeze ashaka gutwara amafaranga yanjye. Badusubije inyuma gato ngo turebe uko byamugendekeye. Twahabonye amugeze ahangaha, uriya mukobwa ngo ni boss mushyashya w'iyi kampani. Bisa nkaho yari arimo areba abakozi be, ese ninde mukozi yakwizera. Muribuka neza ko hano twahabonye nicyo gihe bamuhamagaye bamubwira bati hakenewe amafaranga 10,000. Baramuhamagaye baramubwira ati umugore wawe ameze nabi, kandi ari kumwe na dogiteri, ibihaha birimo guhagarara, kandi kugira ngo bamwiteho birasaba ko nonaha ugomba kwishyura 10,000. Umusore hano nibwo yavugaga ati ndayafite naya deposa, harayo mfite nonaha. Umugore yamubwiye ati rero amafaranga arasabwa kuba wayishyura nonaha kugira ngo umugore wawe yitabweho nonaha. Namujyanye ku bitaro, mbona batamwitaho, namuzanye muri prive, kandi prive irahenda. Ati none se bigenze bite? Biriya bisa nkaho ari umuturanyi we. Ati nta kibazo, amafaranga ngiye kuzanya ashyireho. Nibwo cyagiye umukobwa yabyumvishe, ahita amucishamo agasaraba nawe. Yongera arisinziriza kwa kundi kwe. Yamaze kumenya ibyabo byose, umusore yavuze ati iri faranga tu urakurikurikirana. Amatabya y'amavuta kabisa hano. Yabitekerejeho bimwanga mu nda. Yamubwiye ati sister ikanguka, aya mafaranga wari uyataye hasi. Umusore we byamwanze mu nda kabisa. Umusore bisa nkaho ari umwana mwiza. Urakoze cyane, ariko hari ahantu nari ngiye byihutirwa, se nagusiga hano cyangwa nakugezaho nanjye ngiye? Ati nta kibazo, wanjyana n'ubundi. Okay, nta kibazo, noneho reka tujyane. Ubwo yavugiye mu mutima avuga ati kubera icyo utatwaye amafaranga kandi uri mu bantu bakeneye cyane. Dore hano haciyemo igihe gito, umusore yaje hano, bisa nkaho ageze hamwe bamuhamagaye. Yavuze ati umugore wanjye antegereje mu nzu hariya, ndaza kugaruka mu kanya. Nkaho ari hahandi kuri ya clinique bamuhamagaye bamwishyuza amafaranga 10,000 by'idolari. Ubwo yaravuze ati reka nze ndebe niba uyu musore atarimo abeshya, ndebe niba koko afite umugore urwaye. Ubwo yaraje, umugore ameze nabi. Umusore yaraje ati rukundo rwanjye bite? Ati rukundo. Ubwo yaramubwiye ati ni byiza ko uje kundeba ku nshuro ya nyuma.
urukundo rwanjye hoya, ati biraza kumera neza. Yarabwiye muganga ati mwamutabaye, mwamfashije umugore. Muganga yaravuze ati ntabwo bishoboka, tugomba kubanza wishyura mbere kugira ngo tugire icyo dukora. Ariko mwamufasha, murabona arimo gupfa, ati mwadufasha. Ati protokole za klinike yacu ni uko zigendana, birasaba kubanza wishyura amafaranga kugira ngo tubanze tubashe kuba twamufasha. Hano harahenze cyane kandi amafaranga yose akenewe agomba gutangwa. Umusore yaravuze ati nishimiye kuba ndi kumwe nawe nonaha nubwo ndi mu bihe byanjye bya nyuma. Umusore yaravuze ati nta kibazo, uraza kumera neza, ati wihangane kandi amafaranga ndaza kuyabona. Ngiye kugurisha iriya taxi yanjye kugira ngo mbashe kubona amafaranga, kandi amafaranga arakenewe cyane. Umukobwa nawe yaravuze ati disi ntabwo arimo ambeshya, bisa nkaho akeneye amafaranga pe. Umugore hano yaravuze ati none se iriya taxi ko wayivunikiye, ugiye kuyigurisha kuko warakoze ibishoboka byose kugira ngo ubashe kuyigura? Yaravuze ati nakoze ibishoboka byose, ariko no ku buzima bwawe nakora ibishoboka byose, ahubwo reka manze ngende ntwara umugenzi wa nyuma mbere y'uko nyigurisha. Amafaranga naza kuboneka ndayazana, mwamwitaho kandi bye. Ndagaruka vuba kandi ndaza nzanye amafaranga. Yamusigiye umuturanyi we abashe kumwitaho. N'ibitaro hano ngo protokole yabyo ngo bisaba kuba babanze kwishyura amafaranga yose. Ubwo nawe yaje hano bisa nk'aho amakuru yose amaze kuyabona. Umusore yaragarutse mu modoka, umugore we ararembye kandi amafaranga afite yonyine ni iyi taxi yonyine agomba kugurisha. Ubwo yaramubwiye ati hangane pe, ati kwizera no kwihangana tanga ibihembo byiza. Bisa nkaho ushobora kubigiriramo amahirwe. Haciyemo igihe, ibisanzwe filime yacu irajya mbere. Umusore wacu yagarutse hahandi kuri ya seta. Bisa nkaho yabonye umukiriya. Ati iyi modoka yawe iragenda neza sha, iyi modoka ni nziza. Ati iyi modoka ariko yatwaye yagiye igihe kirekire. Ati ngewe imodoka yanjye ntabwo nyikoresha hano, rimwe na rimwe hano mu mujyi ntabwo igenda kure cyane. Ati yagiye ibirometero bikeya. Noneho reka turebe moteri. Oke nta kibazo, twareba muri moteri kabisa. Ubuzima buba bugoye, ndabona kabisa isa neza, isa nkaho ari nshyashya. None amafaranga hanyuma nangahe? Nayiguze 15,000. Umva rero mama nk'ibihumbi 12 kabisa. 12,000 kuko nkeneye kuvuza madamu wanjye kandi ubuzima bwe bumeze nabi. Nk'abacuruzi namwe murabazi, tere iyi modoka nta kintu kirimo. Imodoka ndaguha 8,000. Kuko ndabona ibintu bigoye. Umusore yahise yibuka uburyo imodoka yayiguzemo. Avuze ati nakoze ibishoboka byose ngo iyi modoka mbashe kuyibona. Ati nozaga ibirahuri bya modoka, nakoraga ikiyede, agenda yibukiranya ubuzima bwose yagiye acamo, agenda akusanya udufaranga ngo abashe kugurira taxi. Ariko kubera ubuzima umugore ari gucamo, kumutegeka kuyigurisha. N'umusore uri hano w'umucuruzi nawe amubwira ati rero
imodoka yawe nta kintu kirimo, ati ndaguha 8,000 byonyine. Umusore nawe yikorera guturaka amabako kugira ngo ubuzima bukomeze. Ubuzima ntabwo buba bworoshye, rimwe na rimwe uritanga kugira ngo urokore ubuzima bw'undi. Umusore bisa nkaho ari umwana mwiza, ariko nawe ibigeragezo bigenda bimukubita, yenda agakorera udufaranga gake gake agenda akusanya. Ni ubuzima yaciyemo, yerekana igihe cyose yacagamo kugira ngo abashe kuba yakusanya udufaranga two kugurira taxi. Nawe na madamu we yabaga ari hafi hano, bisa nkaho nawe ari hano bahuriye. None dusangire kuri aka kantu se, nta kibazo kandi urakoze. Mbega tuzi ko amafaranga ari kugenda aboneka, ariko ntabwo narya njyenyine, reka dusangire. Ngaka nako wafataho. Ni madamu we bisa nkaho nawe bari bameranye neza mu bihe bya kera, ataragira ikibazo cy'uburwayi. Ubuzima yagiye acamo mu bihe bya mbere, koze ibiyede, akora ibiki, akora amasuku, akora ibishoboka byose. Ati we bite sha, bite kumbona wicara, tishyiramo imbaraga, ati ngwino utwara ande mabloke hano. Ati nta kibazo boss, nta kibazo kabisa. Ati wowe gira vuba, iby'uyu munsi birabaye. Ngubu rero wafata inoti zawe, ati naho utaha, kandi murakoze cyane. Sore nawe gendaga kusanya udufaranga gake gake. Ejo inshuti yanjye, amafaranga uri kuma nta kintu kirimo pe. Basi 10,000 nkeneye kuba navuza umugore wanjye. Nawe aravuga ati nakubwiye ati mani imodoka yawe nta kintu kirimo, ni 8,000 nguhereza, ubundi nikomereza. Rero nakundi rero ati niba udafite 8,000 ubwo uzampamagare niwumva hinduye gahunda. Musore ibintu byose byaranze, gurisha ikintu n'ubundi nta teragira icyo kimara, nabyo ni ikindi kibazo. Umukobwa twagarutse hano ati rero uyu musore ntacyo atwaye, ntago ari nkamwe mw'abajura. Ati none se kuki wadushyize mu mutego? Ati wari kutubwira uwo uri we, natwe ntago twari kugukora biriya bintu. Ati mwagombaga kuba abana beza, mukaba mufite inshingano kandi mukaba abakozi beza. Ati ariko hejuru y'ibyo byose nta karite nimwe mujuje muri ibyo ngibyo, kandi ku rundi ruhande Alejandra niwe ukwiye aka kazi. Watubabari ukaduha andi mahirwe koko. Ati reka. Ati ubu ngubu iyi kampani igomba gukorwamo n'abakozi bazima, abakozi bafite ubwenge n'umutima mwiza, kandi mwese ndashaka ngo mbabure hano mwese, mugende muve hano. Ubwira aba basore babiri bigize ibisambo, ndababwiye ngo muve hano. Ati none se kuki wowe washutse sha? Ati nagushutse gute? Byose ntitwabikoreye hamwe. Ati muve hano cyangwa mpamagare polisi, kandi mumpereze n'imfunguzo z'imodoka mugire vuba vuba. Ati ndabirukanye, reka nzane urwanjye hano, ngiye narusize muri taxi. Mugire vuba kandi muve hano vuba vuba. Umbi umukobwa niwe nyiri kampani mushyashya, iyo yakoraga kwa rukurukirita abakozi bazima. Abantu bose
bakora amabara nk'aya ngaya kugira ngo iri ryaba isomo rifatika. Umusore nawe yavuze ati n'ubundi nubwo ngumye mu kazi ariko n'ubundi ngiye kugurisha taxi ko ngomba kuba navuza umugore wanjye. Umukobwa yarambwiye ati ibyo rero ntabwo ari ngombwa, ati ibyo ntabwo ari ngombwa pe. Yakiye telefone avuga ati wa muturanyi we ati amakuru meza, ati umugore wawe yakize bamubaze neza kandi byagenze neza. Ati se byagenze bite? Ati wishyuye ute? Ati wagurishije taxi se? Umusore biramucanga ati reka nta kintu nigeze ngurisha. None ninde wishyuye? Ati umugore wawe yakize ubu ameze neza kandi ndizera ko byose biza kugenda neza. Kumbe uyu mugore niwe wakoze gahunda zose. Ati urakoze madamu, turakoze ko witaye ku mugore wanjye. Ati kandi igihe cyose uzagaruka uzaze mu kazi. Umusore yarishimye cyane aravuga ati imodoka yawe isubirane kandi ugende ubanza usuhuza umugore wawe, ubanza ufate akaruhuko ubundi uzagaruke mu kazi umeze neza. Bisa nkaho rwose kugira neza bigenda bikugaruka kandi bikagenda bigutangaho imigisha myinshi cyane. Uyu mugore yarebye umutima mwiza w'umusore nibwo yamugiriye neza nawe. Umusore yaraje ageze umugore we ati ni byiza cyane, ati bamubaze bigenda neza, ati mukunzi wanjye, ati none se wagurishije taxi? Ati wishyuye ute kugira ngo bambage? Urukundo, ati ntabwo nigeze ngurisha, ati marayika yamfashije kandi ubu tugiye kubaho twishimye. Ati sibyo? Kandi n'umuturanyi wanjye yakoze cyane. Bisa nkaho umuryango wasigaye wishimye kandi ndakeka na filime yacu nuko igenze.